Ndabasuje cyane kandi nongeye kubaha ikaze kuri Learn with Dr. Olive, urubuga tubagezaho byinshi bijyanye n'ubuzima bw'umwana, bya bintu byose uzibaza ku buzima bw'umwana ndetse na bya bintu by'ingenzi umubyeyi akwiye kumenya kugira ngo nyine yite ku buzima bw'umwana neza, akure neza. Njye rero mu bana nitwa Olive, ndi umuganga ndetse nkandi no kwimenyereza kuvura byimbitse no kwita ku buzima bw'umwana. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku kintu gisa nkaho kibabaje, ariko nanone umama wese, umuntu wita ku buzima bw'umwana akwiye kumenya kugira ngo igihe cyose abonye ibyo bimenyetso amenye yuko umwana akeneye kwitabwaho byihutirwa, nta gutinda, nta kuzuyaza, nta kwibaza ngo njye ngo mperehe ngo ukwiye kwiyumva ko umwana akwiye kugezwa kwa muganga akitabwaho neza. Uyu munsi ndashaka kubabwira kanseri ni iki. Ni ibintu bibabaje kuba wabona umwana aje yaratinze kujyanwa kwa muganga, ugasanga ageze hahandi hababaje kandi wenda yakabaye kuba yarazanywe kwa muganga mbere akitabwaho agakira, kuko kanseri nyinshi cyangwa zimwe na zimwe usanga nyine haba hari imiti yabugenewe abasha kwita ku mwana nyine akaba yamera neza. Uyu munsi rero ni ukuri ngiye kubabwira bimwe mu bimenyetso umubyeyi akwiye kumenya, akamenya ko akwiye kwitisha umwana byihuta kwa muganga kugira ngo yitabweho cyane, yuko muri ibyo bimenyetso ibyinshi cyangwa bimwe na rimwe umwana ashobora kuba yabigaragaza nyine afite kanseri y'amaraso, yaba n'iyo mu zindi ngingo bisanzwe. Uyu munsi rero ni ikiganiro ngiye kubagezaho, cyane yuko ugenda uhura n'abana benshi bafite ibyo bibazo, rimwe na rimwe ugasanga uwo mwana ni ukuri bamutindanye kumuzana kwa muganga. Ni ibintu by'ingenzi rero kandi byo kwitaho kugira ngo nyine ubuzima bw'abana bukomeze kumererwa neza. Ndagushishikariza gukora subscribe niba utarakanda ku nzogera, udushyigikire tujye tubana kenshi mu biganiro bivuga ku buzima bw'umwana. Ikindi ujye ubona nyine buri biganiro byose byacu dushizeho, kandi nawe wakoze subscribe ndagushimiye cyane, Uwiteka aguhe umugisha. Nk'uko nabibabwiye rero, ubundi wakwibaza kanseri ni iki? Kubera iki kanseri ari ikintu kibabaje, ari ikintu kiduhangayikishije, ari ikintu umuntu wese akwiye kwitaho, ari ikintu umuntu wese akwiye kumenya, akamenya ibimenyetso byabo, akamenya yuko umwana cyangwa n'undi muntu wese akwiye nyine kwitabwaho byihariye kugira ngo ubuzima bwe bukomeze kumera neza, cyangwa nyine niba afite na za kanseri zimwe na zimwe zikire, abe nyine yagezwa kwa muganga ahabwe ubuvuzi bwabugenewe, abashe kongera kumera neza. Ubundi nk'uko mubizi, kanseri ntitoranya, waba uri umwana, waba uri umuntu mukuru, waba uri umujene, waba uri umusaza, waba uri umukire, waba uri umukene, uko wameze kose ni ukuri ushobora kwishiduka warwaye kanseri. Ari nayo mpamvu umuntu nyine aba akwiye kumenya yuko ubuzima nyine dufite ubuzima dufite navuga ngo iki ni fake, kuko iyi ndwara igiye kuza nyine ntitoranya. Niyo mpamvu uko biri kose ukwiye kugira amakuru ku ndwara zimwe na zimwe kugira ngo umenye uko wita ku buzima bw'umwana. Ikindi nyine ukurikirana ubuzima bw'umwana. Ubundi kimwe mu kimenyetso abana bashobora kugaragaza, ukaba watangira gususpecta cyangwa gutekereza ko umwana afite ikibazo, haba kanseri y'amaraso ndetse n'izindi kanseri, hari kuzana umuriro ugenda ugaruka. Abantu benshi dukunda kubifata nk'ibintu bisanzwe, ariko wa muriro uzaba umwana agira umuriro bakamuvura, ukazima ukongera ukagaruka, cyangwa ukazima hashira ukwezi ukagaruka, hashira ukundi ukagaruka, hashira ukundi ukagaruka, ukaba wa muriro nyine ugenda uhoraho. Ibyo bishobora kuba bimwe mu kimenyetso kigaragaza ko umwana afite kanseri, cyane cyane kanseri y'amaraso. Igihe cyose rero umwana agenda agira ibyo bintu, ariko nanone ntabwo bivuze ngo ni akenshi uzasanga umwana agira uwo muriro ariko azana n'ibindi bimenyetso, cyane cyane abo bana uzasanga agira imiriro, wamujyana kwa muganga ugasanga afite anemia, amaraso make, afite nyine n'ibindi bimenyetso bikugaragariza ko ashobora kuba nyine afite ibyo bibazo. Rero igihe cyose umwana afite umuriro ugenda ugaruka, ukazima ukazongera ukagaruka mu bihe bitandukanye, please mugeze kwa muganga, usanga muganga neza
ndabizi nyine bakore ibizami byose bishoboka barebe ko umwana nta kibazo cya kanseri yaba afite. Ikindi kintu harimo nk'abantu usanga batakaza ibiro mu bintu nyine ubona nawe utazi, ugasanga umwana ugerageza kumwitaho umuha intungamubiri zose ariko umwana ugasanga nyine atakaza ibiro. Ibyo nabyo cyane cyane wa mwana uzabona utakaza ibiro byinshi ubundi birenga 10% y'ibiro yari afite, ni ikintu ugomba gususpecta yuko uwo mwana nyine ashobora kuba afite ibibazo, ukaba wamugeza kwa muganga byihutirwa bakamufasha hakiri kare. Ikindi kintu harimo kubona umwana wenda atangiye kuzana nk'ibintu by'ibibyimba ku mubiri, nabyo biri mu kintu ushobora gususpecta yuko harimo ikintu kitameze neza, ariko akenshi ababyeyi ibintu bigaragara nyine iyo abibonye ahita rwose agira concern akajya kwa muganga bakamufasha, ariko bya bintu bidakunda kugaragara inyuma hari ukuntu nyine ababyeyi babyirengagiza, kandi mu by'ukuri byakabaye kuba ikintu nyine ukwiye gukweshoninga ukaba wajyana umwana kwa muganga kare udatinze rwose. Ikindi kintu uzasanga hari abana bababara mu ngingo, mu mavi, hano nyine mu ngingo ugasanga umwana arababara mu mavi, mu gatsitsino, mu ngingo muri make ugasanga nyine umwana arababara, ibintu bigenda bigaruka. N'ibyo bintu ukwiye kumenya yuko ni ikintu kiri concern ukwiye kwitaho ukageza umwana kwa muganga, kuko biba bibaje kubona umwana nyine yaratinze kujya kwa muganga, ugasanga rimwe na rimwe ahuye nyine n'ingaruka z'uko yatinzijwe kugeza kwa muganga ngo bamufashe. Rero ni ukuri ndabashishikariza, nubona kimwe muri ibimenyetso mvuze, please ihutisha umwana kwa muganga bamufashe, nawe uzamufashije kandi nyine kugira ngo ubuzima bwe bwitabweho, cyane yuko nyine kanseri zimwe na zimwe iyo witaye ku mwana hakiri kare uba uri kumuha amahirwe yo kuba yakira akongera akamera neza. Rero niba wumva cyangwa nubona bimwe muri ibimenyetso, ndagushishikariza yuko wageza umwana kwa muganga kugira ngo yitabweho. Ariko nanone ntabwo ari 100% bivuze yuko umwana ufite ibyo bimenyetso aba afite kanseri, ahubwo bigomba kukwaratinga nk'umubyeyi ukamenya yuko umwana akwiye kugeza kwa muganga bakamwitaho, bakamufasha, bagakora nyine ibizami byose bishoboka kugira ngo barebe yuko umwana nta kibazo afite. Hari n'ibindi bimenyetso byinshi byose ntabwo wabirangiza, ariko mu by'ukuri ibyo bintu ni byo bimenyetso abana benshi bakunda kugaragaza. Nyine umubyeyi wese aba akwiye kumenya kugira ngo amenye what next, ni igiki nkwiye gukora, nihe nkwiye gukonsatinga kugira ngo bafashe umwana. Ubuzima bw'abana bukwiye kubungwabungwa, bukwiye kwitabwaho kuko n'abantu bari precious. Nkuko mubizi abana baravunana, kumubona biravuna, kumurera biravuna. Rero kwita ku buzima bwe ni ikintu cy'ingenzi cyane kugira ngo umwana amererwe neza. Ndagushimiye cyane abo twabanye muri iki kiganiro. Ntugende udakoze subscribe nimba ari ubwa mbere, kuko uzajya ubona utuntu twinshi tuvuga ku buzima bw'umwana. Mukomeze mudushyigikire, musharinge ibiganiro byacu, kandi ntukagende ku kiganiro udakoze like, kuko biri muri bimwe bituma nyine kigera ku bantu benshi. Jya ukanda ako kantu ka like kugira nyine udushyigikire kigere ku bantu benshi, nyine turusheho kugenda twongera abantu ubumenyi, ababyeyi, abanyarwanda, abamama, kugira ubuzima bw'abana bugende neza.